So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi none akabari umwami umwana official of course njye nkabandi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys reka twivugiye kuri Bruce Melody n'urugendo rwe yakoreye mu gihugu cya Kenya. Tudatinze turagaruka ku bahanzi bagera kuri batatu yakoranye nabo indirimbo mbere yuko agaruka i Kigali. N'urugendo yamazemo iminsi igera kuri 3 ariyo aho yagiye anyura no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bamubajije ku muziki we, ku mubano we na The Ben n'ibindi byinshi tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru cyase muri iki kiganiro cy'iminota mike tugiye gukorana. Bruce Melody rero yakoranye indirimbo n'abahanzi batatu bo muri Kenya. Ibyo wamenya kuri abo bahanzi, umuhanzi akaba n'umushoramari Tahiwacu Bruce wamamaye ku izina rya Bruce Melody yavuye mu gihugu cya Kenya mu rugendo rw'akazi rwamaze iminsi igera kuri 5 aho yabajijwe aho yabashije kugenda agakorana n'abahanzi indirimbo n'abahanzi bo muri kiriya gihugu cya Kenya barimo nka Nadia Mukami, Ben Emi Blaza wamamaye mu itsinda rya Sauti Sol ndetse n'uwo twakita Ben Sol. Nabo bakoranye. So muri urwo rugendo ntabwo navuga ko umuntu witwa Bruce Melody yaba yararugiyemo wenyine kuko yagiye yitwaje n'urugendo yakoze ari kumwe n'uwo twakita Prince Keys wo muri Country Record ndetse na Kenny Mugarura ushinzwe ibikorwa bya 1.55M. abo ngabo nibo bajyanye n'urugendo rworohejwe cyane ko no kuba afitanye ubushuti bukomeye cyane bw'igihe kirekire n'uwo twakita Bahati banafitanye indirimbo n'uwo twakita Nadia. Bahati rero Bahati ni umwe mu bakiriye iwe mu rugo Bruce Melody ndetse n'itsinda bari bajyanye muri Kenya kandi amutembeza mu bice bigiye bitandukanye bya kiriya gihugu kugeza n'ubwo amujyanye kuririmba muri imwe muri kaminuza iri muri zikomeye muri kiriya gihugu cya Kenya. Muri rusange rero n'urugendo rwari rugamije kwagura imikorere ye ariko kandi rwanabaye umwanya uhagije kuri we wo kugirana n'ibiganiro n'itangazamakuru byo muri kiriya gihugu aho yagiye agaruka ku rugendo rwa music ndetse banamubajije bamwe mu binyamakuru byamubajije ku mubano we na The Ben, impamvu adakorana indirimbo n'abahanzi bakomeye cyane bo muri Nigeria aribo nka Davido na Banabo yuko yakiriye guhatanira ibihembo bya Trust Award ndetse n'ibindi byinshi. Bruce Melody bagiye bamubaza ubwo yari mu itangazamakuru nubwo yagiranaga ibiganiro bigiye bitandukanye n'itangazamakuru, ariko uyu muhanzi yanakoraga indirimbo ndetse n'abahanzi bamwe bo muri kiriya gihugu cya gihugu nka gahunda yari ashyize imbere. So no kuvuga ngo rero navuga ko itangazamakuru cyitwa Inyarwanda yabonye amakuru avuga yuko Bruce Melody yakoranye indirimbo n'abahanzi barimo nka Nadia Mukami ndetse na Ben Emi ndetse na Ben Sol. Abo ngana abahanzi Bruce Melody yagiye akorana nabo. So reka turebe umuhanzi witwa Ben Emi, turavuga igihe yaba yaravukiye, ese umuziki we nyine turaje tumugarukaho by'umwihariko cyane yuko ari inshuti na Bruce Melody. Ben Emilero Blaza ni umwe mu bahanzi beza cyane igihugu cya Kenya gifite. Mu mpera za 2023 no mu ntangiriro za 2024 yari mu Rwanda mu bitaramo yari yatumiwemo byabereye muri Camp Kigali. Yakunze kumvikanisha kenshi avuga yuko mu Rwanda hafata nko mu rugo ha kabiri. Uyu mugabo rero yabonye izuba ku itariki 28 ukubaza 1987. So guys murabizi nababwiye ngo iyi mihanda baba mu biganiro yagiye agirana rero n'itangazamakuru yavuze yuko ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye yahuye n'abarimo
Willy Showman ndetse na Savara Mudigi baje kwihuza bagira itsinda rya Sauti Sol. Mana abajama afite amazina kabisa. Sha ewana bro, abajama afite amazina tu. So rero yavuze yuko afite impamyabumenyi mu bijyanye n'itangazamakuru yakuye muri United States International University mu 2011. Avuga yuko mu 2003 aribwo yinjiye muri Sauti Sol, banatangira urugendo rwabo rwa music. Kuva ubwo ngubwo navuga yuko asanzwe ari umuhanga cyane mu njyana ya Afropop, ndetse yigaragaje cyane mu ndirimbo zigiye zinyuranye yiwe n'itsinda ryiwe bagiye bashyira hanze kuva mu 2005 kugeza batandukanye. Ndakeka bashobora kuba baratandukanye nka 2022 ya shobora kuba aribwo batandukanye n'atsinda, aribwo bagiye bakora ibitaramo amatuwa menshi agiye atandukanye bazenguruka isi mu rwego rwo gusezera nk'abakunzi babo bo nk'itsinda. Gusa ntago bikwiye yuko batagifite imikoranire, bivuze buri umwe wese agiye kwikora mu rwego rwo kugira ngo arebe ubuhanga bwe, cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo arebe ngashoboye iki. Ariko n'ubusanzwe baracyari inshuti, baracyakorana ibitaramo zajya babikorana, nubwo buri wese agiye gutangira gukora ku giti cye. Iri tsinda rero ryarakunzwe cyane muri Afrika. Ibikorwa byabo navuga ko ibikorwa byabo byaragiye birambuka kugeza niyo mu bihugu by'Uburayi. Kuva ku itariki ya 5 Ugushyingo 2021 uyu mugabo yasinya amasezerano y'imyaka 3 ndetse n'inzu ifasha abahanzi mu bya music yitwa Soul Generation. Navuga yuko rero ni Soul Generation navuga yuko batangiye gukorana. Ben Emi bisobanuye yuko ari umwe mu bahanzi ukunzwe cyane, uzwiho indirimbo zirimo nka Think ndetse n'izindi ndirimbo yagiye akora. Murabizi afitanye indirimbo n'umuraperi wo mu Tanzania. Afitanye indirimbo nziza byatari. Imana uyu mukobwa yararenze byatari. So reka twigarukire rero kuri umuntu witwa Nadia Mukami. Mani numwe mu bakobwa afite ijwi ryiza cyane, numwe mu bakobwa beza cyane, umwe mu bakobwa baseka neza cyane, Nadia Mukami. Uyu Nadia Mukami nawe havuyeho Ben Emi Blaza, niwe muhanzi wa mbere ashyizwe mu majwi yuko agiye gukorana indirimbo n'umuhanzi wacu itahe wacu Bruce, cyangwa se Bruce Melody. So Nadia Mukami ni umwe mu bahanzikazi beza cyane Kenya ifite, nawe uri muri iki gihe. Yavutse ku itariki ya 9 Ukwakira 1996. Iwe kirandusha imyaka mike we. Kendebe arandusha imyaka, bivuze ngo uyu mubebe afite imyaka 28. Ko bikaze. Nukuvuga ngo rero Nadia Mukami yavutse ku itariki 9 Ukwakira 1996. Amenyekana cyane mu ndirimbo zirimo nka Silahis, Radio Love yakoranye na Alu Brown cyangwa se Brown, ndetse n'izindi nyinshi zagiye zikundwa cyane. Mu Kwakira rero ku 2020 nibwo uyu muhanzikazi yasohoye extended play EP ye ya mbere yise African Pop Star. Uyu muhanzi navuga ko nyuma y'igihe rero cyari gishize ashinze inzu ye ifasha abahanzi mu bya muzika yise Savens Creative Humble. Ukuvuga ngo rero uyu muhanzikazi Imana ni umuhanzikazi mwiza byatari. Afitanye indirimbo nshyashya n'umuhanzi witwa Bahati. Bahati nawe uri mu bahanzi bakunzwe cyane muri kiriya gihugu cya Kenya. So nababwiye yuko turi bugende tubagarukaho mu buzima bwabo. So yize amashuri abanza ahitwa kuri Mwariyu, yasoje mu 2009. Mu mashuri yisumbuye yize ahitwa Laviana School muri Salani mu mujyi wa Nairobi. Niho hantu yize amashuri yisumbuye muri za Nairobi.
So Nadia yari afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bijyanye n'imari yakuye muri Maseno University. Bano bajya bafite amazina bro, Maseno University. Uyu mukobwa rero yakunze kuvuga yuko urugendo rwe rwa music yarutangiye mu 2015 kuko aribwo yafashe amajwi y'indirimbo ye ya mbere yise Barua ya Siri. Ko bikaze. Ni indirimbo ya mbere yise Barua ya Siri, indirimbo iri mu Kiswahili mu byumva, kandi avuga yuko mu 2017 yasohoye indirimbo Case yabaye icyatwa mu rugendo rw'umuziki kuko yatumye abasha kuririmba mu iserukiramuco rya Blaze de Nil. Avuga yuko indirimbo ya Love ya Radio Love inavuga yuko imwe mu ndirimbo yo muri Gashyantare 2019 yacuranzwe cyane mu bitaramo byo muri Kenya, yaba kuri radio ndetse n'amateleviziyo. Navuga yuko muri uriya mwaka kandi nibwo yatandukanye na Hellmind Entertainment label yamufashaga mu muziki we. Ni nabwo indirimbo ye ya Radio Love yitwa Igikombe mu bihembo, nibwo iyo ndirimbo yitwa Radio Love yatwaye igikombe mu bihembo bya Prize Music Video Awards. So muri uyu mwaka rero kandi yabashije guhagararira Kenya muri uwo mwaka yabashije guhagararira Kenya mu marushanwa y'umuziki ya Coke Studio. Murabizi Coke Studio na umuhanzi witwa Bruce Melodie yagiyemo, Diamond Platnumz yanyuzemo, umuntu witwa Justin Derulo yayinyuzemo, umuntu witwa Rayvanny, umuntu witwa Baby Cool, yagiye hanyuramo abahanzi benshi. Coke Studio rero muri Afrika mu mwaka wa 2020 yasohoye EP iriho indirimbo yakoranye n'abarimo umuraperi John Calligraphy cyangwa se Calligraphy Jones. So man, Maywa Sam Fenigit ndetse n'izindi nyinshi yagiye akora man, ntago ari biririmbo byinshi yagiye akora. Tommy Moyo, Lonies Name ndetse n'abandi bagiye bakorana indirimbo. Mu mwaka wa 2020 yahataniye ibihembo bya Hip Hop Award, naho mu 2021 yahataniye ibihembo bya MTV African Music Awards. Mama uyu mu baby bisaba gukora papa, biba bisaba gukora byatari kwera yuko ntabwo biba byoroshye. So reka twivugira kuri Ben Soul. Ben Soul ni umwe mu bahanzi bake bo muri Kenya cyangwa se bo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba bafashije kwegukana Grammy Award binyuze mu ndirimbo y'umunya Nigeria Burna Boy yagezeho uruhari. Ibaza ariko uyu musore avuga yuko rero inzira yiwe itari iharuye mu gihe cyo gutangira. Inzira ye ntabwo yari ihayo. Ubwo yinjiraga mu muziki yasobanuraga yuko yatangiriye muri korali, nk'uko abahanzi benshi bagenda babivuga ati twe twatangiye muri korali wangu nk'abandi bana bose. Murabizi ubwo nyine abana bose usanga banyuze muri korali, kugeza ubwo rero igihe kigeze abasha guhatanira ibihembo bya Grammy Award ndetse aranabyegukana. Biracyari inzozi kuri Bruce Melodie. Kuri we navuga yuko byari urugendo rwiza ndetse yigeze no kubwira ikinyamakuru ko cya OK Africa.com ko yakuriye umuryango we
yuko ubwo yari ari mu kiganiro cya OK Africa.com yigeze kuvuga yuko yakuriye umuryango w'abanyafrika ibiri mu byatumye yisanga mu muziki. Yavuze yuko se yabaye umucuranzi wa gitari bass kandi niwe watumye amenya ibijyanye n'indirimbo byinshi, nyine bijyanye n'indirimbo nyinshi, yaba iza gospel ndetse n'izisanzwe z'injyana ya rubanda, zanjyana zanyu. Avuga yuko rero nubwo se yamwumvishaga indirimbo zinyuranye ariko ntiyifuzaga ko we ntabwo yifuzaga ibintu byo gukora muziki, akareka cyangwa se ntabwo yifuzaga ibintu byo gukora umuhanzi. So nyine we ntabwo yifuzaga, papa we niwe utarifuzaga ko aba umuhanzi. Ati papa wanjye ntabwo yifuzaga ko mba umuhanzi. Avuga yuko ibi rero byamufashije, byafashe indi ntera ubwo se yavugaga mu ndimi ya gikristu akinjira mu Islam. Yahise ambuza kongera gukoresha igikoresho cy'umuziki kubera imyizerere ye, cyangwa se kubera kwa kundi abantu baba bakabya ibintu by'amadini bya hatari. Yavuze yuko nyina yagiye amurengera kenshi ubwo nabaga mvuye gucuranga mu nsengero. Yagiye kuba, urumva uyu muniga iwabo ni abayisilamu, so we rero yajyaga kwicurangira mu nsengero mu mijyi za Nairobi kugira ngo akururane nyine, kugira ngo nyine arebe ko bikafatwa. Gusa mama wiwe cyangwa se papa we bamubujije ibyo bintu kubikora mu rwego rwo kugira ngo akomeze akurikirane ibijyanye n'amasomo yiwe, amashuri abanza yige ayasoze. So uyu muniga nawe dufite ibintu byinshi twamuvugaho, ariko iby'ingenzi n'ibyari ibyo ngibyo. Yavuze yuko ubwo Burna Boy yasuraga Kenya yahuriye muri studio nawe ari kumwe na Sauti Sol, bagerageza gufatanya amajwi y'indirimbo bari bise African Star. Yavuze yuko rero Savary yakinnye indirimbo Time Phrase, ako kanya Burna Boy ahita ayikunda byatarati. Ako kanya Burna Boy yahise avuga yuko ashyize kuri album ye ashyize kuri album ye yise Twist as Tale. Ben Solo yavuze yuko ubwo byagaragazwaga ko iyi ndirimbo yegukanye Grammy Award. Narishimye byatari cyane kandi numva ko buri kintu cyose gishoboka yaba mu muziki. So ndaje ngene mbereka ama video